ukuri ntikwareka kuba ukuri kuko we wanze kubyemera. Umugoroba umwe ninjiye muri hoteli nsanga inshuti za John zanyweye kugeza aho zitangira kuvuga mu ndimi, ariko John we yari acyumva. Hanyuma ndamwegera ndamuramutsa dutangiye kuganira. Tukiganira aba yamaze kunsobanurira ko ari we nyir'utubari n'utubyiniro hafi ya twose mu mujyi, kandi ko afite n'ibindi bikorwa byinshi ntarondora muri video. Nitegereje ubwo bukire n'ibyo bitangaza, mba ngize amatsiko yo kumubaza umurimo akunda kurusha iyindi, wenda nanjye ngo ndebe uko nakwigenza. Ansubiza yihuta ati nta n'umwe. Akomeza ansobanurira ko amaze imyaka irenga 30 akorana n'abantu adakunda, abagurisha ibintu adakunda. Ambwira ko ubuzima bwamubanye burebure, kabaje kwibagiza ibibazo. Mu by'ukuri John ni umwe mu bapfuye bagenda, kandi nanjye sinifuza kurangiza muri ubu buryo. Intego yanjye ni ugukora amasaha 4 mu cyumweru nk'uko iki gitabo kibivuga. Hari ijambo rya ngombwa rirangwa muri iki gitabo, akaba ari naryo tuzibandaho mu ncamake zose zikerekeye. Iryo jambo nta rindi ni deal. Iri ni ijambo ry'icyongereza rifite insobanuro nyinshi, ariko twicyo twibandaho ni insobanuro yerekeye business, ari ubwumvikane cyangwa se imikoranire, cyangwa se muri make gukora. Muri buri ncamake tuzajya twibanda ku kajambo kamwe kagize iri jambo, hanyuma tukavugeho birambuye. Ingombajwi ibanza nta yindi ni D, ishatse kuvuga igisobanuro cyangwa definition. Intego nta yindi ni ukubasha gusobanura ikintu icyo ari cyo cyose ukora. Ukaba wabasha gusobanura icyo akazi ari cyo, icyo ubukire ari cyo, icyo ubwigenge ari cyo, n'ibindi bibazo byinshi umuntu yakubaza cyangwa se wowe wakwibaza. Reka noneho duhere ku gitekerezo kigaruka cyane, ari cy'abakire n'abakire bagezweho, cyangwa se itandukaniro hagati yanjye na John. Abakire barikorera, naho abakire bagezweho abandi barabakorera. Abakire bakora igihe bashakiye, naho abakire bagezweho birinda gukora byo gukora gusa, ahubwo bakora bike bizana inyungu ifatika. Abakire bareka akazi kare cyangwa bakiri bato, naho abakire bagezweho bafata ibihe bitandukanye byo kuruhuka mu buzima, bazirikana ko ukudakora atari yo ntego, ahubwo intego ari ugukora ibyo ukunda. Abakire baharanira kuba ababosi aho kuba abakozi, naho abakire bagezweho bo ntibaba ababosi kandi ntibaba n'abakozi, ahubwo baba ba nyir'ibikorwa, bakagira ababosi bita ku bikorwa byabo. Abakire bifuza kugira byinshi, naho abakire bagezweho bifuza kugira byinshi byunguka kurusha byinshi gusa biri aho. Ese ibyo ukora bifitiye abandi kamaro ki n'igihugu muri rusange? Byibazeho. Ese ibyo ukora bifite intego cyangwa wirirwa inyuma ya mudasobwa uzunguza intebe utegereje ko weekend igera, wowe n'intwari zawe za weekend mukajya gutwika ubutunzi? Abakire kandi baharanira ubwigenge bwo kureka gukora imirimo badakunze, naho abakire bagezweho bo nubwo nabo ubwo bwigenge babuharanira, bifuza n'ubwigenge burutaho bwo gushobora guhindura inzozi zabo impamo, bakagera ku byo bifuza. Mu by'ukuri kugira amafaranga menshi no kubaho umukire ni ibintu bibiri bitandukanye. Iri tandukaniro rigaragazwa n'izi mpamvu zikurikira: ibyo ukora, uburyo ubikoramo, abo mukorana, n'impamvu ituma ubikora. Twakunze kwibanda kuri ba rwiyemezamirimo gusa, ariko n'abakozi basobanukiwe gukoresha izi ngingo uko ari enye ku bw'inyungu zabo, bashobora nabo kwitwa abakire bagezweho. Ngaho namwe mumbwire, Munyakazi akuriye banki ariko akora amasaha 80 mu cyumweru, hanyuma akinjiza miliyoni 24 ku mwaka. Ariko nge nkora amasaha 20 gusa mu cyumweru, hanyuma nkinjiza miliyoni 10 ku mwaka. Munyakazi we kubera kubura umwanya akora no muri weekend, naho nge mbaho nshaka nkajya aho nshaka, muri make mfite ubwigenge busesuye. Ubu se ari nge na Munyakazi umukire ninde? Ibi ni ibyerekana rero ko n'abakozi babashije gukoresha izi nyungu uko ari enye, nabo bashobora kuba abakire bagezweho. Ariko ntitwibagirwe intego, gukora amasaha 4 mu cyumweru. Ese birashoboka? Ubwoba. Ariko se reka nkubaze, ubyutse mu gitondo wagera ku kazi, ugahora niba ari uwigusezerera utarangiza kwishyura ya madeni yose wari urimo, wabigira ute?
bitekerezeho. Niba ubonye icyo wakora, kuki utagikora ubu hanyuma ukagira umudendezo? Benshi usanga babaho ubuzima bwa buri munsi mu bwoba, kandi niba nawe udashobora gusubiza iki kibazo, uri nk'abandi bose. Gutinya ibyo utazi akenshi usanga ariyo ntandaro idutera kutagira impinduka zigaragara ahanini mu buzima. Iyo boss wawe amera nkawe, nawe agatinya ibyo atazi ntiyangangire imirimo, ubu nta kazi ari kuba ufite. Nigeze no kubivugaho muri cash flow quadrant. Ibuka ko ukuri kutareka kuba ukuri kuko wowe wanze kubyemera. Murakoze.